murakoze bayobozi. Nitwa Pastor Master Guide na Muhoranya Asieri. Muri uyu mwanya nkabanje gutanga umurage w'abaronda bukana. Mwanyemerere. Yego, wabashyikiriza uwo murage kandi ukababwira n'impanuro zijyanye nawe. Murakoze bayobozi, uyu murage nje gutanga ni umurage w'abaronda bukana, nukuva ku myaka 10 kugera kuri 15. N'abana bakeneye kwitabwaho, bakeneye ubwenge, dore ko baba bari no mu ishuri, mukabigisha byinshi kuko bazagira uruhare rukomeye mu itorero ry'Imana. Ndabifuriza rero kumenya ko mugiranye igihango nabo kuva uyu munsi. Murakoze, mwakwakira uyu murage. Ibiganza cyane hejuru, abandi mubaha amashyi. Bariya bagiranye igihango na bariya abana bafite imyaka 10 kugeza kuri 15, babitaho, babagira inama, babigisha kandi bababera icyitegererezo. Ibyo utabikoze uzabyibarizwa mu rubanza n'Imana ishobora byose. Murakoze. Hanyuma mu gihe bamaze kwakira, nagira ngo n'abafite undi murage nabo bakurikireho, nabo kandi basohokere mu nzira yateganyijwe, bawusubize mu mwanya wawo. Murakoze cyane. Mikrofone nawe. Abayobozi, nitwa Master Guide Nimukafenias, abanaje kwasaba uburenganzira bwo gutanga umurage w'abaronda bukanda by'umwihariko kuri ambasada. Murakoze cyane. Ati ndifuza guhawe